ko ntakwiye kunsobanurira. No, ni wowe uri kumwe n'abana, niwe mumaranye igihe, nsobanura ikibazo umwana wanjye afite. Njye nakubwiye ko ari uko imodoka yamujyanaga yagize ikibazo, hanyuma atangira kwiyaranja mu buryo bwo gutegamo. Njye mbona bituruka ku modoka wenda ko ari gutega amamoto ukabona biramubangamiye. Oya, bariya bana urabazi neza, sibyo? Ubwawe hari n'igihe bakwibwira bati reka tujye ku isoko n'amaguru, bajya babikwibwirira. Nose ni gute umwana ushobora kuvuga ngo agiye ku isoko n'amaguru, kumubwira ngo natege moto cyangwa natege ikindi kintu ajye ku ishuri, ari byo bintu byamubabaza kuriye? Yewe ariko nta kintu si umwana wanjye sheri, yewe Janice nyine ni kuri anabibona kuva nyine byatangiranye n'ipfa ry'iriya modoka. Niko wamubonye nka mama we kandi umurebera buri munsi. Wakoze iperereza nkumenye ikibazo umwana afite? Ariko nabonaga bisanzwe. Ntabwo uri kunsubiza ikibazo nkubajije. Wakoze iperereza umenya ikibazo umwana afite? Janice si uyobewe ko ahisha. Wese ugiye kumbaza nanjye ndi kukubaza. Iperereza ryarakozwe cyangwa ntiryakozwe? Ryarakozwe ariko nabo ryatanze iki? Kuko ikigaragara cyo ntabwo ari ibintu byaje uyu munsi, nta nubwo ari n'ibintu byaje ejo, nta nubwo ari n'ibintu byaje ejo ubundi. Biragaragara ko ari ikibazo afite amaranye igihe, kandi ikibazo kiri kumukorogosha kuko urabona ko yananutse. Njye Janice rega buriya ntabwo anyirikurira nk'uko nawe nyine uburyo muganiramo. Isubize se ko abakobwa kuri base birekura. Ibyo iyo mugani narawurambiwe pe. Ngo umukobwa ku muhungu kuri papa, ngo umugore kuri mama. Uramfasha umumbarize nanjye ahubwo wenda numve ko byo yambwiye nawe. Nyine we mbwira ngira ikintu meraho. Swat ashobora kuba atameranye neza n'umuvandimwe we, cyangwa se ashobora kuba mutameranye neza ukaba utinya kubimbwira, cyangwa se akaba ari ikindi kibazo cyabaye muri runo rugo mwese muri bwisha. Kandi nkeka ko nimbyivumburira imizingira avamo imyibano. Bimbwire rero ntarabyivumburira, bimbwire ntarabyivumburira. Ariko kuri abana baracabiranya. Nshobora kukubwira ariko ukabona kubwiye ibye rwose. Papa Jani mbabarira umfashe uze kumwibariza. Janice murakundana bikomeye, ntabwo ari buguhisha, kandi n'umwana wanjye simwanze, mwifuriza ibyiza, mwifuriza iterambere, mwifuriza ubuzima bwiza. Ubuse ninjye ushaka ko umwana wanjye nyine ninjye ushaka kwihekura. None se iyo niyongeza nk'ukundi kwezi ntaraza, urambwira ko umwana wanjye ari gukomeza kumera kuriya ukwezi kukarangira? Utegereje ko nzaza kugira ngo icyo kibazo gikemure? Nyine ubwo n'Imana yatabariye hafi, kuko Janice ngiye warampisha. Ariko uremera ko aguhisha ikibazo gihari? Ntabwo aguhisha ibidahari, aguhisha ikibazo gihari. Nkawe nk'umuntu mukuru muri runo rugo, imyaka ufite n'icyubahiro ufite ku imbere yabo, byaba bimaze iki mu gihe cyose umwana yamera kuriya ukaba utabasha kumenya ikibazo afite?
none se tumuhamagare basi tumubarize hamwe wenda. Kuki ushaka ko tumubariza hamwe wakagombye kuba ngera hano umbwira uti ikibazo giteye gutya na gutya na gutya gerageza urebe ukuntu wenda wanyura hangaha cyangwa nawe ukanyura hangaha tukarangiza ikibazo. Naho kumbwa ngo nimuhamagare ngo tubirangirize hamwe we byarakunaniye kubera iki? Izini uretse gatoya ndeba kuri kumwe nzohereje kuri groupe. Aha noneho ukuntu abari kukumentioninga nicyo kintu kijya kinsetsa ngiye bararushye pe. Reka mbibwire ibintu byanyu nzabyiga ariko ntaki cy'ingenzi umunyeshuri mwiza mwarimu. Ayo Meze neza. Nuko usuhuza sheri wawe kandi mbese avuga ngo bite sheri. Hari igihe umuntu aba ari mu bindi bintu usanga si byiza kumuvangira. Ahubwo si imborgo oya nta kibazo. Ni amahoro se? Ni amahoro. Akazuba kakurengeye. Kameze nabi hanyuma mbere polisi muganire cyangwa uduhaye akanya gato tuvuge. Nari bimwe mutirahari. Uragenzwe n'iki? Bagenzwa n'iki? Ese gahunda dufitanye uriyibagiwe? Njye nawe tujyana gahunda. Hari gahunda njye nawe twagenda. Kutangiye kumpinduka se. Uyu munsi njye nawe twe dufitanye gahunda yo guhura. So kumbona se wabirakariyemo hari ikintu nangije se nanone? Ase kubundi kuki muri uyu minsi uri kungenda n'amahoro? Urashaka iki bundi? Ko naguhaye ubuzima bwawe nkaguhereza umwanya wawe uhagije uranshaka he? Njye nawe ariko nta kintu turi gupfa tumaze nese tuvugana neza. So kumbona byahindutse se motari yongera kubabaza se cyangwa n'undi munsi noneho ese undi motari umushaka he? Ese ubundi mubaze icyaha cy'amatsiko kuki agaruka amatwi yawe buri kanya umuvuga wow bimenyesheje iki? Ese ubundi waba atari wowe wihishe inyuma ya buri kimwe cyose cyamubayeho nkubi? ntabwo ibyo uri muntu nese hoza ko ndagushyira amanga ko nkubona nkakwibwira ko nkwibwira wakoze iki? Wamukoze iki? akakanya yari wamukoze iki? Reka nkubwire nimba ari nawe wagize ikintu akora ku buzima bwe nje nawe tuzafatana. Ese kutangiye gusara motari ahaba sinzi ibyo nje kureba weho aza mu matwi yawe mu kanwa kawe buri kanya nzi yuko utameze neza wenda mba mwarakaranyijwe that's why mba mugusereje gutyo gusa. Ubimenye ute? Reka nkubwire just bivuze gusereje kimwe wigeze unamukoraho guhega so nkobaze gato. Urabona ngiye ndi umuntu kujya kugira ikintu nkora kuri motari mubaze iki hari nkeza ngatwaye se wowe hari isambu yanjye yari yese uyu mwana muri si ntakwizera na gato. Akakanya unshinja kugirira yabaye cyari wow ubundi se wabitekereje ute cyangwa wabiketse ute? Wabiketse ibiki umuhubuje ngo yakura akaje hari ibindi vuze se ntugatangire kwibwira byo kujudginga utazi ukuri se. Ngiye naje nje kureba gahunda mfitanye nawe ibyo bintu byo kuvumbwira ngo motari nje simushinzwe. Ndamutse nsanze hari ikintu na kimwe wamukozeho ubifite mu ruhare nyine dufiki ni njye wakwijyana muri gereza nje do. Okay reka njya motari tubivaho. Wo gahunda twari dufitanye irakwamye kubera nta na gahunda nshaka gutekerezanya njye nawe shaka ugende ndumva nta n'ikintu na kimwe nshaka kuvugana nawe pe. Sure. Fata isura yawe ugende tudatinda tunavuga ibigambo byinshi pe. Fasha ariko wumva urenze bingana iki ku buryo mpanga gahunda nawe nazi kutangira kuyigeraho umuntu waganje? Ntabwo ndenze rero ucaho ugende
shaho ugende. Vestina! Shabura hamagara. Vesti! Zana amazi yo kunywa ako kanya. Cyangwa nawe mfatanye n'abantu uzamura isukari muri aya masaha. Aho se Shani, aka kanya twari turi kumwe duseka ubaye icyumwanya muto utumaraye. Amusore nzamura isukari. Mereza. Utazane mugenzi wanjye amazi yose. Oya banzu niyo sakari. Nasangira yanga ariko nta kibazo. Gadebera basi. Rero akabamenya hano. Izi ni stress gusa. Uretse gato tujye gute? Zana amazi. Soko ufite umushiha mabuje. Zana amazi. Kora ibyakubwiye. Tutavugana ibintu byinshi. Uzane n'akantu hanagura ahangaha ntabwo twaganira ameze uko. Bakuzamura isukari sibyo? Iyi sukari yarazamutse nyine ibiciro byose byarahenze dore peteroli Vesti wambaye ikinguru bibiri desa none isukari icyo kibazo kuki wubahukanya ko buja bigezaho kandi nanjye ujya niba kubwiye jya ukora ibyakubwiye isukari yarazamutse mabuje n'ubugire ikibazo ariko baramuzi bagitangira ikiro bagitangira 500. washoje washoje iyi sukari yarazamutse none se Shani mana kugira ngo nzarakare nongereho Vesti ako buriya Vestina agukorera umuntu rero urabona udasetse kakamwenyu karagarutse tekereza nk'uburyo umuntu aba nzonze mu mutwe uretse gato agiye ntamweretse ibyiza byose nashakaga kuzamwereka agiye atampagaze iruhande ngo mwereke umugeni mu bukwe nk'abandi bose nk'abandi babyeyi batahana icyubahiro agiye ntamweretse ibyo natekerezaga gukora byose ibyo nari nshoboye gukora byose imishinga yose nari mfite agiye nari ntarayimuganiriza agiye vuba atabonye abuzukuru nubwo kugendeye iki koko genda cyakora uruhukire mu mahoro wabaye umubyeyi mwiza pe wabaye umubyeyi wihangana mu burwayi bwawe wabaga wisekera udusengera twazaga no kugusura ukatwereka ko ukomeye kuturusha kandi ari twe tuje kugusura cyakora Imana ikwakira gutuza heza ubu se koko ibintu watuganirizaga nzongera kubikura inama nziza wangiraga nzongera kukuganira ninde uzakira inama ninde uzanterurira umwana wanjye navuka ninde uzamba hafi mu buzima bwa buri munsi kuko uransize kwera ntabwo nari mbyiteze waruje mu rugo ngira ngo basi uragarutse ngo mpongere nkwereke ibyiza byose mwana we wumbaye imfubyi buri baye imfubyi dusigaranye n'umuvandimwe ubu nitwe twenyine ubu dusigaye kuri iyi si uwo murumuna wanjye ngiye kumubera umubyeyi mubere papa mubere mama njyenyine ariko nzamufasha yige nzamufasha abe umuntu ukomeye nzamufasha ibishoboka byose mbese nzakora ku buryo azamera nk'aho yari afite ababyeyi bose ku buryo nawe ahantu uzaba wishimye ubona ko nibura inshingano zanyu nazubahirije sansohoreze na papa cyakoze Shanyine ugira ngo nukukumviriza ntabwo nari kwiha karibu kandi musize hanze none we nuramutipe ko mwashyize hejuru cyane n'amahoro shawaje wahora n'iki ko
ibibazo bibwira abagore baryamye umva uriya ni umu ex wawe buriya uriya niwe wasimbuje motari ariko bana abantu barya nabi shacyo koza nkunda ugafata umusore mwiza nk'uri ukamubwira nabi hejuru ya motari niyo mpamvu ntari undi muntu nyine ndi njyewe urumva shanise icyitegererezo nibwirire rero kuba ari umu ex no kuvugana nabi bihurira umva rero ukuntu zesitaye kureba physical appearance ukabona ni nziza ntisane ngo no mu mitwe y'abantu cyangwa uburyo bateye n'ibintu wakwishimira ntuzigere ukunda umuntu ugendeye kunuza ku byo ubona urabyumva first of all twarakundaga namukundaga pe gusa ntabwo ari umwana mwiza tipe niwe muntu wahoraga nyine atamfitiye umwanya na gato yibereye mu bye habe na gato rwose ibyanjye ntacyo bimubwiye wafutanza kumenya yuko burya atari no kunkunda burya hari icyo yari akurikiye ntunga imitungo y'iwacu we tekereza umwana w'umuhungu ufite akazi keza ese yumvaga ibyo iwanyu uzabyimukana ukabijyana mu rugo rwe barasetsa sinzi uburyo baba bakibara buriya simbizi urumva shati parambabaza mani ko nari naramuhaye umwanya wanjye wose nsanga byigamba muri ofisi kabisa uretse gato ni wowe wambwiraga cyagiye mbere ngo nzanire inkuru ya motari ngo nyine nibyo ngibyo yagukoze umva rero icyo turi gupfa ntabwo ari ibyo already yabaye ex akamenyero ejo bundi shiri wanjye nyine hararuguru yaramamagaye sange bamukubise ari kuvirirana amaraso ntabasha kuvuga ntabasha kugenda asa nk'uwahwereye bro handi tubura ubwenge bikaducanga urumva none sageze kwa muganga sinibere muri zo stress n'ujye umbona mu ishuri ncecetse man nawe ifite byinshi ari gucamo bro bishyushye ubwonko neza ku buryo ubumva udashobora no kuvuga noneho singeze aha uri ari kuza amuvuga undi ari kumuvuga hiti kumvise katamukunda uretse gato ufite abasheri bangahe wakinuwe ntabwo nakubwiye ko ari ex uravuga motari ako uzi ko mbyibutse ugeze kumbwira ko motari yagize ikibazo bigahurira hehe rero n'umu ex wawe uyu mushenzi kuki ahora azamuvuga nkaho afite icyo yabikoze shani banza unyumve nkubwire iyo umuntu ari umu ex n'undi birashoboka ko yaba yaragukoreye amakosa ariko atarigeza kwanga ibyo bintu by'ubizirikana akaba neza bizi yuko motari ahari akavuga ati nzakora iki kugira ngo yemere yuko ngiye mukunda motari atakiri ingenzi mu buzima bwe kuki utabitekereza rero icyo yakora nzakora iki iyo nzakora iki nituma ntekereza ko hari icyo yakoze kuri motari n'umuntu utagira umuntu abangamira nta nubwo abo bantu bari baje kumwiba kugira ngo byumve kuko fone twasanze akifite kandi iyo baba baje kwiba fone bari bufate fone bakayiba ukibaza rero ni muntu ki ugirana ikibazo n'abantu kitari abajura cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose amen none se akifashisha motari kugira mukoreshe se kugira kubone ntabwo mbizi ariko ndabikeka gusa ubundi yagirira nabi ariko akibeshya kugira ngo umukunde wowe nkazana mukamenye kare njyewe nzamwifungishiriza ariko nzamugezayo uratekereza iki kuri motari waba waragiye kumusura ngo urebe uko amerewe umva ko nanjye motari ntabwo agifata fone yanjye ko izo zose ntakizifata sinakuje kuzana icyo kijyanye mbese ikijyanye kandi utandushye urumva atari icyo amaye se reka aba ari icyo mfata urumva none ishara kwanjye ntibyoroshye pe nanjye ntabwo ajya mfata kuri telefone usunze abigeze ntuse shami erega kuba wenda twigana ntabwo bivuze ko mu buzima busanzwe dore noneho wa mujene arampamagaye umuretse shangisha reka nkubwire ntabwo bisobanuye ko nta kuba hafi mu buryo bumwe cyangwa ubundi niba uzi neza ikibazo motari yagize
ukaba umuhamagara ntakwitabe ukaba ubizi neza ko yagiriwe n'abantu nabi kandi ubizi neza ko nawe utarasobanukirwa ngo ni ibiki ntabwo ukwiriye kwicara gutyo gusa mwakora iki nyine fata umwanya uhaguruka ugenda ujya iwawe si uhazi wambwiye ko uhazi ugeze kujyayo haguruka ugende nta kujenjeka nta kuzuyaza nushaka unave hano uhita ugenda ariko uyu nawe arakabye ubwo ni ukujyayo ariko nibura ugende umuganirize kabone nunatinya kujyayo uzambwire nzaguherekeza tujye mu nzu tuve hanze kubera izuba izuba rimeze nabi pe wari umeze neza ariko biri kuza gake gake pe ariko ndagushimira waramfashije Imana yanjye icyayi iyo utakize sinzi uko byari kugenda Imana yakinze ukuboko sinjye kabisa Imana yakinze ukuboko ndabona abana byibushye biri kuza nyine ntabwo ndamera neza ariko no ndanagukumbuye ndaza kuza kabisa ndumva mfite n'ibibazo byinshi Muta Vestine kamera ye kamera amakuru ni meza warakize biracyaraho ntabwo ndamera neza bari bakwishe kanyagwe umva Vestine niwe twafatanyije burya cya gihembwa ryacu burya mwari mwagize ubwoba mva nari mvanye mawe wanjye arapfakaye pe uzi ko wagira ngo wamaze kumumpa neza ubu ngewe niyo nabihaye imigisha nta wundi muntu wavuga irindi jambo ubundi ngewe ikintu nagiyemo sawa reka turaza gusubira ibya Vestine ntabyo wavamo nuko uzi ko uraje no muri kamera ngo pa mbona mfite amatsiko yo kureba umuntu uri kuvugana nanjye nashaka kuza amatelefone imeze nk'iyi ngiyi nkazajya mvugana n'akabe turebana ntabwo ubabuze foka wayibuze ifoka imena ibiryo intoki nizo zitabimena ntajya bariye meze neza ngeze ko buri saha nsonza umeze ute se meze neza urishimye noneho ngo muri iyi minsi bamushiha kwa kuraza abantu ubusa wanze kurya sore birabigiraga n'ibiki umuntu anze kuvugisha ibintu byacitse warayurira nawe byakubaho kabisa nimba ari urukundo rumera ngewe rwose abashira umeze mutese sepi bite karibu merci meze utese meze neza ndakubona umukobwa wawe nawe ndabona ashima Imana ahora yirira Vestine ahubwo shararya ukunda kurya ese ko baba bahashye nandika kurya bahashye baratajya wirira ubifite arabirya umeze nsanze mwizihiwe rero nanjye mumbwire ubundi nisekere mbarati ibyo nivugiraga amawusha buriya njyewe ndi umubyeyi ntabwo nakwivanga mu rukundo rw'abana banjye biriya bintu mama wawe yakoze ntabwo byanshimishije njyewe ahubwo rero tuvuge ibintu dusubire ibindi Vestine akoze hasanyirutse ibiye buriya agize se akoze hasanyirutse ibiye burya uzamenye utuntu reka mubwire twumvamo buriya niba umuntu agize amahitamo mushimira amahitamo ye
naba mabi azicuze ku giti cye sibyo raza apana kuvuga ngo niba nyine wumva yuko uwo muntu utamushaka nyine egara amureke se nkande kubera ko uvuze ahubwo se baramushaka azabi niba azarongora si ikibazo ako buriya vesti reka mubwire akenshi na kenshi buriya nasanze mu bakire nyine ariko bagenda bamera ntabyo uzi wowe mubihore buriya imana izabimwereka mere nawe azabibona nyine ariko rero reka nkubwire buriya nanone tugarutse ku ruhande rwa mama wawe ni umubyeyi kandi buriya umubyeyi nimbonera kure ati gute buriya uri kuri ruhande w'ubundi njyewe urumva uruhande ndimo yes utiri gacaranga naho ngo ababyeyi oya banza mushobora kuba muri kunyumva nabi banza mvuga ukuntu njyewe ikintu ntekereza muri njyewe kumva ababyeyi ntago nabashimira ko bajya mu ruhande rw'abana mu nkundo zabo ngo barwivangemo bababuza imibanire yabo kumva ariko nanone ku rundi ruhande ku babyeyi niba umubyeyi afite ibyo yavunikiye abashaka ishema ku bana be abashaka kugira ngo asigasire ibyo yagezeho nibura n'ababana bazagira aho bava naho bajya uri kunyumva neza buriya nta mubyeyi ukwifuriza ikibi aha ntawe ukifuza pe ahubwo wowe nujya ujya gukora ikintu ujya ubanza umugisha inama mubitekerezeho neza murebe ariko ababyeyi bajya bagira amarangamutima ntukajye ubyemera byose wagisha inama umuto gushyigikira iyo ubonye yanze uramureka ubundi ibintu byose ntabwo uzi urushyi mabuja yariye mabuja wawe uyu usigaye kumutwa ukunga nuko shatu byihorere Janice twubaha biteze mabuja ko sinzire mu ntebe byuka tusanga pe saa 5 uzageza ujishwe njya kujya kuryama nanjye kanjye gukina suwe nasinzire hano nasinzire ahangaha ntebe umusoro uryama ryari uraryama ryari nanjye gutangira kuryama nuko nanze kuryama nyine utarajya musize muri salo so nshaka njya kuryama so utaye telefone yawe Ntuye mu bito
hasi harakiri gusa gusa abandi bose barya urabona izi saha hasi uryama wambaye imyenda y'akazi imvura y'imyenda yose namushanze kuma usanzwe kwiryamira urakomeye